nifuzaga gukora ibitaramo bihuza abantu bacuranga inanga gusa kuko byagoraga kubona ahantu ujya kumva umurya w'inanga wonyine rero byansabye imbaraga nyinshi ariko twabigezeho dusoje igitaramo inkuru y'inanga ntago nabirondora nageze imbere y'abaperezida benshi nakoze mu biganza by'abaperezida benshi bayoboye ibihugu ntago ari abaperezida b'amakoperative maze kuzenguruka isi maze kugera mu mastate 28 ku mugabane wa nako muri leta zunze za Amerika maze kuzenguruka Uburayi nk'inshuro ebyiri maze kuzenguruka Afrika n'ahandi henshi hatandukanye nagiye muri Aziya ncuranga inanga navuga ngo umbajije ngo ahantu harenze nagiye harenze henshi hatandukanye nabwira ababyeyi gushyigikira abana ku mpano yabo kuko impano y'umuntu niyo identite ye. Deo kuri uyu munsi w'iki gitaramo uriyumva ute nyuma ya performance zose wakoze n'abantu bari hano? Nanezerewe cyane mu mutima wanjye inzozi zibaye impamo. Bishatse kuvuga ko ibintu natekerezaga kuva kera nabigezeho. Yego. Nifuzaga gukora ibitaramo bihuza abantu bacuranga inanga gusa kuko byagoraga kubona ahantu ujya kumva umurya w'inanga wonyine rero byansabye imbaraga nyinshi ariko twabigezeho dusoje igitaramo inkuru y'inanga. Deo buri wese iyo agize inzozi cyangwa se gahunda abafite impamvu ya nyayo kucyifuje guhuza abantu bakigita inanga ugafata Sophie ugafata Mushabizi kubera iki? Inanga ni igikoresho kigenda kizimira twumva ko gihariwe abantu runaka bashaje hafi aho ngaho ariko nifuje gukora igitaramo kugira ngo tugarure umurya w'inanga. Ikindi harimo abantu batandukanye ngewe Mushabizi Esteri Nzayisenga n'abandi bari bahari nabo imyaka itandukanye ni ukwerekana ko dukwiye gusigasira umuco ku myaka iyo ari yose waba uri umugabo cyangwa umugore ufite uruhare rwo gusigasira umuco wacu ntago bihariwe abantu runaka n'abandi batandukanye buri wese yagira uruhare mu gusigasira umuco ku myaka iyo ari yose yaba afite kuko wabonye generation zitandukanye zagiye zicuranga umurya w'inanga kandi bikagenda neza. Yego. Deo hari umuntu wabonye afishe aravuga uti ariko bano bantu batumiye mufitanye amateka yihariye wende reka tuvuge nko kuri Sophie n'umuntu ufatira n'umuntu mwamenye iki tujye no kumushabizi ndetse no kuri mushya wa Esther. Sophia muzikera acuranga inanga rero nk'umwe mu bagore bacuranga inanga babimaze n'igihe kirekire kose nari umufana we cyane. Ikindi afite umurya w'inanga mwiza ni umubyeyi twubaha wasigasiye inanga iyo atabikora ntabwo byari kutugeraho. Kuri Mushabizi ni umwe mu bahanzi b'abahanga wacuranze inanga amaze imyaka irenga 60 acuranga inanga umva ko afite gakondo mu biganza. Ikindi akaba ari nawe yanyigishije gucuranga inanga dufitanye amateka maremare niwe umbyara ku murya w'inanga. Esteri ni umuvandimwe wanjye by'umwihariko. Ikindi yabonye ndi gucuranga inanga nawe arabikunda yifuza ko namufasha ndamwigisha ntibyamugora gufata umurya arabikora cyane ubu nawe aracuranga bikomeye. Rero nahuje abo bakigitananga nabatoranyije muri ubwo buryo nubwo ndabitari byoroshye hari abakigitananga benshi twari gukorana ariko nabo ngabo kuri uyu munsi twabaye dukoranye ntekereza ko no mu bihe bizaza twongeramo abandi kuko ntekereza ko hariho intangiriro yacika. Kuri stage cyangwa se ku byiniro wakiriye Daniel Ngarukiye we n'umuntu mwamenyanye igihe ki? Namumenye agitangira gusohora indirimbo nari ntaratangira kujya mu murya w'inanga neza numva aracyari urubyiruko acuranga inanga ni umujene ndavuga nti ibyo bintu birashoboka umuntu ashobora gucuranga inanga akiri mutoya kandi akabishobora. Rero ni umwe mu bantu bampaye imbaraga zo kwiga inanga nuko namwakiriye nk'umuntu watubanjirije muri iyi generation. Nyuma y'iki gitaramo mu isi ishize washyize hanze indirimbo nako album yitwa Isoko Dusangiye n'indi projet ufite wenda uri gutegura indi album nyuma y'igitaramo hakurikiyeho iki? Nari mugiye kuri iki gitaramo inkuru y'inanga indi mishinga irahari myinshi hari indirimbo
gushyira imbere, hari ibitaramo nteganya kwitabira, rero imishinga irahari myinshi cyane uzayibona. Yego, dusoza ni wowe butumwa wagenera abakunzi b'inanga, abakunzi b'umuziki gakondo? Abakunzi b'umuziki gakondo ndabanza kubashimira, mwaduteye ingabo mu bitugu, mwadushyigikiye gutegura igitaramo ahantu twateguriye imyanya yose ikuzura, ari umunsi wa mbere biranezeza cyane, mwaneje imitima yacu kandi byaduhaye imbaraga, noneho ibyiza biri imbere cyane. Wakoze cyane. Nakuze nawe. Twakire Sophia Nzayisenga, ni nyuma yo kuririmba mu gitaramo Inkuru y'Inanga, yahoreyemo na Deo na Mushabiji, nta bantu babanye mu muziki gakondo na n'uyu munsi. Yego. Ariko imyaka 18 irashize acuranga inanga. Yego. Ni urugendo usobanura uti? Ni urugendo nsobanura ko nyine umuririmbyi niwe warebye ngo nyura mu misozi, nyura mu mataba. Duhora na byinshi bitandukanye, ariko kuva natangira gucuranga inanga kuva ku myaka 6 kugeza uyu munsi ndi umubyeyi imyaka 40 isaga nkicuranga inanga, navuga ngo ni by'umugisha, yaba kuri nge yaba ku muryango nkomokamo, kuko iyi mpano nyikubora mu muryango. Uyu musaza acuranze ni marume, avukana na mama, n'abo basore bose babonye abenshi ni abahungu be, kandi bakaba bacuranga inanga. N'ahantu kwiga gucuranga inanga ari kwa marume, nubwo papa yanyigishije byinshi, ariko kwa marume mpakuye mparirerwa ndi umwana niho namenyeye gucuranga inanga. Navuga rero urwo rugendo rurerure nanyuzemo kugeza uyu munsi nkicuranga inanga, n'urw'umugisha yaba kuri njyewe no kubazaza inyuma yanjye. Yego. Sophie, umuziki ni akazi nk'akandi. Yego. Igihe byose mu buzima bwa buri munsi ushobora guha n'imbogamizi ukavuga utari kubera ibintu wabireka. Muri iyo myaka yose usobanura ko rwari urugendo rugenda neza, hari harambuye, niko bisobanura? Nakubwiye nti umuntu anyura mu misozi, akanyura mu mataba, akanyura ahantu henshi hatandukanye. Muri urwo rugendo twagiye tunyura kuhura n'ibirushya byinshi, ko tugakomeza tukarwana kugira ngo tuzarebe ko tugera ku ntego, cyane ko ibi bintu njye mbitangira ntabwo nari nzi ko bizaba umwuga ushobora kuntunga. Yego. Nabitangiye nzi ko ari impano nk'uyu muryango binshimisha, bigashimisha n'abandi, gusa nkumva naho bizarangira, ariko biza kuba ikintu kinini cyane, kuko kuva ku myaka 9 nari ntangiye gusohokera igihugu njya mu bihugu byo hanze, natangiye kujya i Burayi mfite imyaka 9. Kuva icyo gihe rero imbogamizi navuga nahuyemo nayo ni imwe gusa, ko ari ngiye mugore nyine watangiye gucuranga inanga, navuga muri kino kinyejana. Byari bimenyeye ko inanga icurangwa n'abagabo, bimenyere ko inanga icurangwa kandi n'abantu bakuze. Noneho ntangiye gucuranga inanga ndi mutoya, ndi umwana mutoya, noneho w'umukobwa. Nebuka rimwe umuntu yigeze kubwira papa, twari turi mu irushanwa, twari namaze kuritsinda, mbaye uwa mbere ku rwego rw'igihugu. Icyo gihe nari mfite imyaka 10. Umwartiste umwe mu bo twari turi guhatana araza yegera papa aramubwira ngo ugize ibyago ko impano yawe ufashwe n'umwana w'umukobwa. Undi aramubwira ngo ese kubera iki? Ngo umukobwa ngo hari igihe ashobora gukura akabireka, cyangwa se agashaka akagira ibimuca intege bishobora gutuma atakomeza. Ariko njye nagize amahirwe yo guhura n'umubyeyi mwiza, akambwira ati ni byiza ibyo bintu ukora, ni impano kandi ni umwihariko wawe, ni unike kuri wowe, ni byiza kubikora cyane ko unabikora ubizi. Uyu musaza Mushabizi akamba hafi akambwira ati komeza ibyo bintu ukora ni byiza. Uko kugenda banyongeramo imbaraga niko kwatumye ngeze uyu munsi, ngeze aho ngeze uyu munsi. Navuga ngo ibirushya byo ntabwo byabura, ariko hamwe n'ibyo byose twagiye tubitambuka. Murabona ko uyu munsi wa none hari undi mwana w'umukobwa ubasha kujya kuri stage agacuranga inanga. Icyo gihe ntabwo bari bazi ko umugore yacuranga inanga. Urabona kuva icyo gihe hari abajeni bacuranga inanga benshi, nabo nigishije abajeni benshi bacuranga inanga banyuze mu biganza byanjye mbigisha gucuranga inanga. Ndashima Imana, nanjye nshima n'uyu mwana wateguye iki gitaramo, Deo Munyakazi, ko yongeye kuba hari indi shusho yongeye kumpa mu maso yanjye. Hari ibindi bintu umuntu yategura byagutse, kandi naha bigeze ndashima Imana ko ni byiza kuri twebwe. Hanyuma Nzayisenga, kuri imyaka 10 wumva uwo muntu abwira umubyeyi wawe ko nguka ati urahombye, uwo muntu igihe cyarageze uramubabarira? Uye nari umwana kuri nge, icyo ni icya mbere, numvaga ntazi uburemere bw'iryo jambo. Icya kabiri ntabwo yabivuza nyanga, ntabwo yabivuza ari urwangano cyangwa se ari ikindi kibazo, ahubwo ni impungenge yari afite, avuga ati ese abagore cyangwa abakobwa akenshi bakunda kwitinya, none ibi bintu yazabireka. Mbese ni nkaho yakamubwiye wabyigishije umuhungu ko uyu mukobwa ejo namara kuba umwangavu, ejo namara gushaka ashobora kubireka, ashobora kubyihorera. Ariko
uyu ntago nabiretse nabyigishije n'abandi nanjye ho ngeze ni byiza cyane. benshi mu bahanzi twaganira ahubwo uti uyu muziki wafashije kuririmbira imbere y'umuyobozi runaka nifuzaga guhagarara kuri stage n'iyi kubera uno muziki mu myaka 80 umaze mu no muziki ahantu wahagaze ukavuga uti man urakoze iyo naza kwishyura imana simba magaza hano hano. Ni henshi cyane ntago nabirondora. Nagize imbere y'abaperezida benshi, nakoze mu biganza by'abaperezida benshi bayoboye ibihugu, ntago ari abaperezida b'amakoperative. Yego ariko ibyo byose ari ahantu hamwe uvuga uti nitabira amafestivale menshi atandukanye kandi ngenda nkuramo ibihembo. Maze kuzenguruka navuga ngo maze kuzenguruka isi, maze kugera mu mastate 28 ku mugabane wa nako muri leta zunze za Amerika, maze kuzenguruka Uburayi nk'inshuro ebyiri, maze kuzenguruka Afrika n'ahandi henshi hatandukanye. Nagiye muri Aziya ncuranga inanga. Navuga ngo umbajije ngo ahantu harenze nagiye harenze henshi hatandukanye. Mu bihe byashize urabizi ko nitabira inama y'abaperezida bari baje hano mu Rwanda n'ibindi byinshi bitandukanye. Nitabiye ama event ya leta menshi atandukanye za Rwanda Day. Wabungoye kuko sinabona aho njonjora. Nahuye n'abartiste benshi bakomeye ku isi, duhura ku ma stage menshi atandukanye. Ntago navuga rero ngo naha cyangwa hangaha menshi rwose. Hanyuma umubyeyi wawe yagize neza ashyigikira taba yawe, ariko uyu munsi ari umwana ukubwira uti nari mfite impano yo gukina umupira ariko ababyeyi barambuza, nari mfite impano yo gukina filime ariko ababyeyi barambuza ati jya kwiga imibare. Uyu munsi nicyo wabwira umubyeyi nk'uwo ubona umwana afite impano yo kunamukira? Ababyeyi gushyigikira abana ku mpano yabo, kuko impano y'umuntu niyo identite ye. Kuko nanjye narize nk'abandi bana, nagerageje no gukora ibindi bintu byinshi bitandukanye, njya mu bucuruzi njya gute, ariko nkagaruka nisanga muri ya mpano yanjye. Akenshi ibintu byose ngerageje gukora ngaruka nisanga hano ku nanga ndi gucuranga inanga. Ni impano rero, kandi impano y'umuntu navuga ngo nta hitandukane n'ubuzima ntiwabitandukanye, ahubwo twashyigikira abana gufasha ya mpano yabo ikabona urumuri, ikamurikira abandi, cyangwa se nayo ubwayo igatambuka ikagira ikimaze. Mu myaka umaze wagiye ugerageza no gutuma nyine impano yawe ikura no mu bandi, ugafasha Deo, ugafasha nakanaka. Uyu munsi haraba uvuga uti uriya muntu naramufashije uyu munsi kugira ngo abari ucuranga inanga, uriya muntu naramufashije kugira ngo uyu munsi abe bigaze. Iyo mpano yawe warayaguye no mu bandi bantu? Yego, nigishije abasore benshi, ntago navuga ngo ninjye babafashije kwagura impano yabo, ariko bansabye kubigisha n'abigishije, ahubwo nabo bamara kwisobanukirwa bakarushaho kudevelopa impano yabo ikagera kure. Yego. Dusoza, ntabwo muri no minsi turi kumva indirimbo zawe nyinshi, sinzi niba ndarimbo ukiri muri studio uvuga uti ibyo ndi gutegura iminsi imbere bizaza, ntabwo nyine turi kubona ibindi bihangano. Ese ubwo witeganya? Nakubwira yenda ntaguciye mu ijambo, ntago ngewe umusaruro mu buhanzi ngukura mu gucuruza indirimbo. Oya, umusaruro mu buhanzi ngukura kwitabira ibitaramo nk'uku nguku, cyangwa nkaba nategura ibyanjye, cyangwa no kwitabira amafestivali. Ariko bitavuze ko indirimbo zanjye zidahari, zirakoze, ziri muri studio. N'ubu uyu munsi tuvugana ndi muri studio ndi gukora izindi. Ahubwo izo ndirimbo zanjye zimaze iki? Izo ndirimbo ni archive, n'abazazi nyuma yanjye bakazabona ibyo bintu nakoze. Ariko uyu munsi ntago nifuza kubona umusaruro mu bihangano uko nabicuruje. Oya, reka tushimire cyane rero, urakoze cyane. Twizere ko mu minsi iri imbere ibihangano nibiza n'ibitaramo n'indi tuzagenda tubimenya uko iminsi icumi. Ni ukuri ndahari, ndi w'Abanyarwanda n'abandi bose ku isi bakunda ibihangano byacu, kandi namwe mwakoze kuza kwitabira igitaramo cyacu cy'Inyarwanda. Mwakoze cyane. Yego.